Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Reka nizere ko mumeze neza. Iyi channel n'ubundi nivumbura nk'ibisanzwe nkuko mubizi nyine video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency. So uyu munsi tugiye kubabwira amakuru ya Pi Network. Hanyuma first of all nkuko muri kubona muri iyi foto dufite tugiye kuvuga ku kintu bita Bansa ndakeka murayizi. Ni imwe muri application cyangwa se nimwe muri company zamaze kuba zakora ikitwa KYB ziragipasinga nkuko muri kubona imbere yanjye. Rero tugiye kubabwira amakuru yagiye agaragara kuri Bansa ndetse n'andi makuru make ya Pi Network. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel menya ko iyi video tugiye kubakorera iri mu ibara ry'umweru. Hanyuma nimba ubwa mbere hageze nyine kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 buruko tupostingiye amakuru ajyanye na cryptocurrency. Okay, tugiye kuvuga rero kuri Bansa niyo tuza kwibandaho cyane, ariko iyo tuvuze Bansa ubugomba kumva na Pi Network. Ariko mbere yuko tujya ku makuru nyizina dushaka kubabwira, menya ko Bansa ari platform ishobora kugufasha kuba wagurisha Pi cyangwa wagura Pi ukoresheje amafaranga ari kuri mobile money yawe, amafaranga ari kuri banki yawe, ibintu nk'ibyo. Mbese iyi Bansa icyo ishinzwe no guhuza fiat money na crypto nyine ya Pi Network. Okay, ndakeka icyo kintu muri kugisobanukirwa cyane. No kuvuga ngo kuri Bansa rero ushobora guspendinga ingano y'amafaranga runaka asanzwe mu madolari ukaba wabona amaPi, kimwe nuko waspendinga amaPi ukabona amafaranga asanzwe nyine kuri banki yawe, ibintu nk'ibyo. So uri kubona ko hano payment zimwe ziri normal dusanzwe tuzi dukunda kwifashisha tugura ibintu online cyangwa tugurisha ibintu bitandukanye online. No kuvuga ngo rero iyitwa Bansa uyu munsi yaguze miliyoni 10 z'amaPi, miliyoni 10 z'amaPi. Ugiye mu mibare kanze turaza kureba ngo baspendinze amafaranga ngana iki. Baguze miliyoni 10 z'amaPi, bazigura kuri OKX, bazidepositinga kuri platform yabo kugira ngo nyine bajye bazikoresha za activity bya bikorwa byo kwishyurana, kora deposit, exchange, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo mwabonye nyine iyi Bansa isanzwe ikora. Hanyuma rero nyuma yuko ibyo bikorwa cyangwa izo activities zose zibayeho, hano nanyarukiye mu isoko ryanjye rya OKX. Muri kubona ko isoko ryanjye nibura nari mfiteho ubumanuke bukabije, ariko naje kuba nazamukaho ku kigero cya 17.54% amadolari 22 in single day. Na amadolari menshi. Ahangaha muri kubona ko Pi Network yavuye nibura mu bice 50 na bingahe irazamuka mu gihe cy'umunsi umwe. Yavuye mu bice 50 na bingahe igera mu bice 73 hafi na 5 gutyo. Muri kubona ko habayeho big move, habayeho move zikabishe cyane zo kuzamuka. Ibi ngibi ntago ari byo byonyine bya affectinze iri soko kugira ngo rizamuke. Hari n'ibindi ibindi bishobora kuba byagerageje ku affectinga iri soko kugira ngo rizamuke. Niritangaza mubona hangaha ko team yashyize muri application tumayiningiramo ya Pi Network, rigaragaza ko ecosystem announcement izatangwa. Itangazo rigenanye na ecosystem ubwo niba abantu bizera nyine bya bindi bya GCV, yes, cya giciro cya GCV, urumva ko hari ibintu bahita bimarika mu mutwe. Rero abenshi batekereje ko byanze bikunze kuri sitariki hazaba kantu kwa gatanu ku itariki 14. Abantu benshi batekereje ko bashobora kuba kantu. Iyo tuvuze ecosystem announcement no kuvuga ngo hari imishinga myinshi iri kubakwa na Pico team ndetse n'abandi ba developer izakoreshwa nyine muri iyi system n'undi ya Pi Network mu bijyanye no kugura ibicuruzwa na service bitandukanye. So hari itangazo ryabyo rero bazatanga. Niyo mpamvu abantu benshi cyane bahise batekereza ko byanze bikunze Pi Network listinze ku ma exchange igomba kuzamuka mu gaciro. Niyo mpamvu wabonye abantu benshi bashobora kuba baguze, abandi bagaholdinga kuruta kuba bagurisha. Okay, so rero ibyiza biri imbere muri mushinga wa Pi Network. Ibindi tuzagenda tubona n'ubundi
kubaka utilities zigendanye na Real World zigenda zivuka nyinshi cyane zigendanye n'uyu mushinga. Ni byiza ko uyu mushinga waba ufite ikintu uwufitemo. Pi network iri ku gaciro gato cyane. Ufite $1 cyangwa $2 ushobora kubona Pi 1 cyangwa 2. Ufite $100 ushobora kubona Pi zigera hafi nyinshi cyane, ni nyinshi cyane wabona zirenga Pi like nk'ijana wazibona. So bibaye byiza wazigura. Hanyuma reka minire iyi video ahangaha, ariko ririya bara ry'umweru tuba twatangiye tuvuga icyo rivuga, no vuga ngo ibyo tuba tubireka ntago bivuze ko risk zashizemo, ahubwo bivuze ko zirimo, ahubwo zisa nkaho ari nkeya. Hanyuma ibara ry'ubururu ibara ry'icyatsi rikaba ari ibara rigaragaza ko ikintu twapostingiye kirimo risk nyinshi, kugira ngo umenye uko uza kwitwara muri izo activities tuba turi gukora. So thank you so much for watching this video. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ciao ciao, turi kumwe nawe muri video y'ubutaha.